Iyi ni Hot News nk'ibisanzwe, wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru ajya kugeraho umunsi ku munsi. RIB yafunze abakozi 5 b'uturere twa Nyanza na Gisagara barimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'utwo turere twombi. Iyi nkuru twavuga ko yagiye hanze k'uyu munsi cyangwa iki gicamunsi, aho RIB yaje guta muri yombi aba bayobozi bakurikiranyeho iki cyaha cyo gutanga amasoko mu buryo butemewe n'amategeko. Aba bakozi bombi batawe muri yombi, bakaba RIB yatangaje ko iperereza rigikomeje kugira ngo dosiye zabo zikorwe kandi zishyikirizwe ubushinjacyaha, mu gihe abafashwe bo bafungiye kuri sitasiyo ya Kimihurura, Kicukiro na Rwezamenyo. RIB kandi irongera kwihanangiriza abasesagura cyangwa bakanyereza umutungo wa leta, ibibutsa ko ibi byaha bimunga imari n'ubukungu bw'igihugu kandi ko batazihanganirwa mu gihe cyose baba bafashwe. Twavuga ko rero ibi bije bikurikirana, aho aba bagabo bombi baje gutabwa muri yombi, dore ko bari bafunzwe kuno munsi, aho bafungiwe hano ku izi sitasiyo zagiye zitangazwa ruguru. Twavuga ko rero ibi ngibi bimaze igihe bigenda bisakuza, dore ko usanga mu gutanga amasoko benshi bagenda bavuga ko haba hazamo ibintu byo kunyereza umutungo cyane. Ni mu gihe aba bagabo batawe muri yombi, ibyabo byaba bitari byakemuka se cyangwa ngo bashyikirizwe inkiko. Mu yandi makuru hano kuri Hot News TV tugufitiye, Uzaramba Karasira Aimable wahoze ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, akurikiranyweho ibyaha birimo guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi, agiye gutangira kuburanishirizwa mu rukiko rukuru. Twavuga ko uyu mugabo yaba ibyiwe bikomeje gufata indi ntera, dore ko ni nyuma y'aho uyu mugabo yaje kuza kujuririra, dore ko kuri uyu wa 25 Ugushyingo 2022 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje bidasubirwaho ko rudafite ububasha bwo gukomeza kuburanisha urubanza rwa Uzaramba Karasira Aimable, bituma rurwohereza mu rukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya umupaka. Urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza ruteganya gutangira kuburanisha urubanza rwa Karasira Aimable kuri tariki 30 Werurwe 2023 saa 3 za mu gitondo, nk'uko bigaragara ku rutonde rw'imanza ziteganyijwe kuburanishirizwa muri uku kwezi. Twavuga ko rero ari urubanza rw'uyu mugabo ruzajya hanze cyangwa rukuburanishwa. Mu yandi makuru, umusore w'imyaka 26 yahuye n'uruva gusenya ubwo yasuraga iwabo w'umukobwa yateye inda. Basaza be b'umukobwa bakamukubita kugeza ubwo yabaye intere. Uyu musore wo mu gihugu cya Kenya yavuze ko yandikiye umukobwa amubwira ko yifuza kujya kumureba iwabo, nuko nawe aramubwira ngo nta kibazo, ndetse yongeraho ngo n'utugambo tw'urukundo, dore ko ngo bari basanzwe bavugana neza nta kibazo nyuma yo kuza kumutera iyo nda. Yakomeje avuga ati uyu mukobwa nahise mubaza niba hari undi muntu uhari, arambwira ngo niwe wenyine.
uhari ngo abandi bose batashye ubukwe mu kandi karere kandi ngo ntabwo baraza vuba. Nahise njya kumureba nkimara iminota 10 ntangiye kuganira n'umukunzi wanjye nagiye kubona mbona basaza be basesekayeho n'imihini. Buri wese muri bo yari afite umuhini numva baravuze ngo dore ya mbwa yahageze sha. Narebye umukunzi wanjye ngo mubaze impamvu yambeshye ko bagiye mu bukwe, nsanga ntakiri aho ngaho yagiye kare. Ikigaragara nk'uko yari yangambaniye bankubitaga bavuga ngo uzamujyana cyangwa uyu musore yaje gutabarwa n'abaturage benshi cyane, dore ko ubwo yakubitwaga yari afite urusaku rwinshi cyane, dore ko inkoni zari zimumereye nabi. Ibi twavuga ko rero bije nyuma y'aho uyu musore ngo yateye inda uyu mukobwa, nubwo we atigize ngo amwihakana, ariko abantu benshi bikaba byakomeje kugenda bibababaza cyane, bibaza uburyo uyu musore yaje kuza guhohoterwa, dore ko uyu musore ubu ngubu ngo ari mu bitaro amerewe nabi. Abenshi bakaba bagiye bavuga ati se uyu musore ubundi waba warakubiswe izi nkoni yazabasha kuba yazatwara uyu mukobwa, dore ko bivuga ko ngo uyu musore harimo n'ibice bye byaba byarangiritse ku buryo yaba yarahakuye ubumuga budakira yatewe n'aba basaza b'uyu mukobwa. Abenshi bakomeje kugenda bibaza ku rukundo rw'aba bombi. Dusoza amakuru yacu rero, reka tugushimire wowe wari uri kumwe natwe. Icyo tukwibutsa ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru ya Hot News ajye kugeraho mu buryo bukoroheye. Tunakwibutsa ko wowe waba wifuza platform yajya igufasha mu bikorwa byawe bya buri munsi kuri social media, iyo nayindi ni Beta Show Power platform igenda ibasha kuguha watch time mu gihe gitoya cyane, cyangwa se aba subscribe na views. Tukwibutsa ko wowe waba wifuza kugura YouTube channel cyangwa se kuyigurisha, wabasha kugenda uduhamagara tukagenda tubigufashamo. Aha nta handi rero ni kuba watwandikira se cyangwa ukaduhamagara kuri iyi nomero 0789889993 tukabasha